sinimo ariko mva nkubwira byuka mu izina rya Yesu byuka nawe urabagirane kuko umucyo wawe iyo umuntu aryamye iyo shitani yazanye ibigeragezo umuntu akaryama icyambere aribagirana n'umuryango urakwibagirwa n'abavandimwe barakwibagirwa bujya ariko Imana ikubyukije ikakubyutsa mu byo bari bararyamyemo ikakubyutsa mu bigaragazo wari utuyemo Imana ikubyukije haleluya Imana ishimwe Imana ikubyukije biramenyekana ndumva ubuhanuzi ku buzima bwawe Yesu aje kukubyutsa Yesu Kristo aje kubyutsa amasezerano yawe aje kukubyutsa haleluya Yesu Mana tuje imbere yawe tuje kuvuga imirimo yawe ukora tuje kuvuga intego wa musozi we imbere y'umugaragu wanje wiyitiki wa musozi we wiyitiki imbere y'umugaragu wanje wiyitiki uzahinduka ikibaya wa musozi uzavaho uzahinduka ikibaya wa musozi uzavaho uzahinduka ikibaya wa musozi uzakurwaho uzahinduka ikibaya arasharaborea wa musozi itiki na musozi nubwo Imana idakuraho na musozi numwe utarangira na musozi numwe Imana idakuraho na musozi numwe utarangira uzahinduka ikibaya wa musozi we wiyitiki imbere y'umugaragu wanje wa musozi we uzakurwaho imbere y'umugaragu wanje wa musozi we uzakurwaho uzahinduka ikibaya alasharamore wa musozi we wiyitiki umusozi w'ubugumba uwo Yesu araje awukureho umusozi w'ubukene uwo Yesu araje awukureho umusozi w'amagambo uwo Yesu araje awukuyeho
wa musozi we w'igiti imbere y'umugaragu wanjye, wa musozi we w'igiti imbere y'umuntu w'Imana uzahinduka ikibaya, wa musozi we uzakubaho umusozi w'uburwayi, uwo Yesu araje awuhindura ikibaya, umusozi w'amadene, uwo Yesu araje awuhindura ikibaya, umusozi wo kudashaka, uwo Yesu araje awuhindura ikibaya, wa musozi we w'igiti imbere y'umugaragu wanjye uzahinduka ikibaya, rekota mano la mole ya sarabo, wa musozi we uzavaho niweza manora, uzahinduka ikibaya, wa musozi we uzavaho, uzahinduka ikibaya, wa musozi we uzavaho. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Umusozi uri imbere yawe ntabwo nzi uko umeze, ariko Yesu Kristo azi umusozi uri imbere yawe uko umeze. Nje ntabwo namenya ngo umusozi umeze uturi imbere yawe, ariko Yesu we azi umusozi uko umeze wawe. Buri muntu wese agira umusozi we, ariko umusozi ufite uwo ari we wese uko waba umeze kose Yesu arawuzi. Imana ishimwe. Reka tuganire ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 60. Turasoma umurongo waho wa mbere. Kandi iki ni icyumweru cya nyuma cy'amasengesho. Iki cyumweru ni icyumweru twise icyumweru cyo kubiba. Icyumweru cyo kubiba. Ndagira ngo dusome igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice bya 60 ku murongo wa mbere. Haranditse ngo, byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka Imana yacu bukaba bukurasiye. Imana ishimwe. Byuka urabagirane. Umva, byuka urabagirane kuko ubwiza bw'Uwiteka Imana yacu bukurasiye. Ahantu wari uryamye, aho wari uryamye mu bibazo, aho wari uryamye mu gahinda, aho wari uryamye mu bikomere, aho wari uryamye mu bigeragezo, ndagira nkubwiye ngo byuka kuko umucyo w'Imana ukurasiye. Byuka urabagirane. Umaze imyaka myinshi ubabaye, umaze imyaka myinshi waribagiranye, umaze imyaka myinshi uryamye dekosinimo, ariko umva nkubwira, byuka mu izina rya Yesu
byuka nawe urabagirane kuko umucyo wawe uje. Iyo umuntu aryamye, iyo shitani yazanye ibigeragezo umuntu akaryama, icyambere aribagirana, n'umuryango urakwibagirwa, n'abavandimwe barakwibagirwa bujya. Ariko Imana ikubyukije, ikakubyutsa mu byo bari bararyamyemo, ikakubyutsa mu bigaragazo wari utuyemo. Imana ikubyukije, haleluya, Imana ishimwe. Iyo Imana ikubyukije biramenyekana. Ndumva ubuhanuzi ku buzima bwawe. Yesu aje kukubyutsa, Yesu Kristo aje kubyutsa amasezerano yawe, aje kukubyutsa. Ushobora kuryama ukaryama mu bibazo, ushobora kuryama ari imyaka umaze urwaye, uri aho ngaho wararembye. Ushobora kuryama umaze igihe uryamye mu madeni, amadeni yarakuzengera. Ushobora kuryama umaze igihe uryamye mu bukode. Ndumva umwuka w'Imana ngo nawe byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje. Haleluya, lekosini manola. Umva, byuka. Ahantu waryamye, ahantu abademoni barakuryamishije, ahantu iminsi n'ibihe byakuryamishije. Umuntu aba mu buzima akibagirana, umuntu aba muzima ntibamwibuke, umuntu aba mu bikomeye ntihagire umuntu umwibuka. Ariko ndumva umwuka w'Imana ngo iki ni igihe cyo kubyuka ukarabagirana. Haleluya, Imana ishimwe. Iki ni igihe ku buzima bwawe cyo kubyuka ukarabagirana. Byuka urabagirane musore, byuka urabagirane mama, byuka urabagirane muko, kuko umucyo wawe uje. Wari umaze igihe utuye mu mwijima. Mu mwijima nta kintu kihaba, mu mwijima nta terambere, mu mwijima nta munezero, mu mwijima nta buzima buri mu mwijima. Ariko umucyo wawe uje kukurasira. Tanimando akira kurasirwa n'umucyo w'Imana. Iyo umucyo uje amateka arahinduka ku buzima bw'umuntu. Ariko iyo umuntu yarandyamye ngo byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje. Umva, umucyo w'Imana uze ku buzima bwawe. Iyo umucyo waje, amazina y'umuntu arahinduka. Ikizakubwira ko umucyo waje ku buzima bwawe, amazina bakwitaga muri karitsiye azahinduka. Ikizakubwira ko umucyo waje ku buzima bwawe, abakwibagiwe bazakwibuka. Ikizakubwira ko umucyo waje ku buzima bwawe, uzaba uw'umumaro mu muryango wawe, uzaba uw'umumaro mu gihugu cyawe, uzaba uw'umumaro. Haleluya, Imana ishimwe. Uzaba uw'umumaro mu itorero ryawe. Ikizakubwira ko umucyo watse ku buzima bwawe, hazaza impinduka. Abantu bari baragutaye bazakugarukira. Ikizakubwira ko umucyo waje ku buzima bwawe, abantu bagukuyeho ukuboko bazakugarukira. Ikizakubwira ko umucyo waje ku buzima bwawe, abantu batakwibuka bazakwibuka. Rewa sinima ni umucyo Imana izanye ku buzima bwawe. Iyo mwijima turi imbere, nta nubwo abantu bakumenye. Haba hari ibintu byinshi bikingirije umuntu bitatuma umuntu amenyekana. Ariko Imana yohereje umucyo ku muntu. Haleluya, haleluya. Iyo umucyo waje, ibintu birahinduka. Byuka urabagirane. Iyo umucyo waje, umuntu ajya muri misiyo bibutunguye. Kandi iyo umucyo waje ku buzima bw'umuntu, ntibigombera imbaraga nyinshi. Oya, iyo Kristo yavuze ngo aka kanya nje kukubyutsa ahantu bari bararyamye, Imana ishimwe. Iyo Kristo avuze ngo nze kukubyutsa ahantu bari warakubitiwe, iyo Mwami Yesu avuze ngo nze kukubyutsa mu butayu wari umazemo igihe, Imana ishimwe. Iyo imbaraga z'Imana zize kukubyutsa mu gasuzuguro k'abadayimoni kakumazeho igihe, amateka yawe arahinduka. Umva nkubwire, ndumva umwuka w'Imana ambwira ngo iki ni igihe cyo kubyuka. Si igihe cyo gutura muri ayo marira utuyemo, si igihe cyo gutura muri ako gahinda utuyemo, si igihe cyo gutura muri uwo musozi utuyemo, si igihe cyo gutura mu bucakara utuyemo. Maze kuririmba indirimbo ivuze ngo wa musozi we uzahinduka ikibaya.
bene data inshuti z'umusaraba, hari igihe umuntu aba mu musozi, ushobora gutunga umusozi w'uburwayi ukakuzengereza, ushobora kugira umusozi w'ubugumba ukakuzengereza. Yobu yageze umusozi w'uburwayi, agira umusozi w'abana muvangira, umusozi umuntu agera ku musozi ukamuzengereza, ariko Imana igize ikabyutsa umuntu. Haleluya, Imana ishimwe. Iyo turebye batubanjirije bagiye ba mu buzima bubabaye bukakaye, ariko Yesu Kristo imbaraga z'umusaraba zaza, imbaraga z'Imana zaza, bakabyuka mu butayu bari barimo, bakabyuka mu makuba bari barimo, bakabyuka mu gahinda bari barimo, bakabyuka mu bikomere bari barimo, bani watakosinima, bakabyuka. Umucyo w'Imana ukakubarasira. Ndumva hari umucyo uje ku buzima bwawe. Wategereje umucyo ko waza ku buzima bwawe, warahebye. Wategereje umucyo ko waza mu rugo rwawe, warahebye. Wategereje umucyo ko waza mu kazi kawe, warahebye. Wategereje umucyo ko waza mu byo ukora, warahebye. Ariko umwuka w'Imana umubwire muri aya masengesho, umubwire ngo byuka urabagirane, kuko umucyo wawe uje. Lope enewa, umucyo w'Imana uje mu kazi kawe. Wategeze ku mucyo waza ku bana bawe ngo bagire agaciro, warahebye. Wategereje ku mucyo waza muri business zawe ngo bikunde, warahebye. Wategereje ku mucyo waza mu byo ukora ngo umucyo uze mu ivugabutumwa ukora, byaranze. Wategereje ku mucyo waza ukongera ngo wongere uhembuke, wongere ugire ibihe byiza, ntabwo byakunze. Ariko n'umuke mpamwe ngubwire ngo iki ni igihe cyawe cyo kubyuka ukarabagirana. Umva shuti warunkurikiye, mubyeyi warunkurikiye, musore warunkurikiye, byuka mu izina rya Yesu Kristo. Hari ibintu byinshi byakuryamishije, iminsi n'ibihe byarakuryamishije, uburwayi bwarakuryamishije, karande z'ibanyuze zarakuryamishije, amahembe yarakuryamishije, abantu barakwibagiwe. Iyo umuntu aryamye mu bibazo nta muntu umwitaho, abantu bakuvuyeho. Ariko ndabona Imana izana umucyo. Ubwo Kristo azanye umucyo ku buzima bwawe, n'abantu baragaruka. Iyo umucyo waje abantu baragaruka. Iyo umucyo waje ugira inshuti, iyo umucyo waje ugira abavandimwe, iyo umucyo waje abantu bose bazavuga yo tate, mbese uhinduka tate. Iyo umucyo waje uhinduka umwana mu rugo. Iyo umucyo waje Imana ishimwe. Iyo umucyo waje nawe mu bantu badasanzwe. Byuka urabagirane, kuko umucyo wawe uje, kandi Uwiteka akabaze kumara umubabaro abantu be. Hari umubabaro umaranye igihe, hari agahinda umaranye igihe. Muri iki cyumweru ndagira nkubwire ngo Yesu Kristo aze kukubyutsa ahantu wari utuye. Watuye mu bibazo, watuye mu burwayi, wabaye mu gihe wumva yuko nta muntu n'umukwitayo. Reka mabwire, uyu muntu atuye mu bibazo, abantu bose baramuhunga, nta n'umuntu ushaka kukumva, kuko uri umunyabibazo. Nta n'umuntu ushaka kumva inama zawe, kuko uri umunyabibazo. Nta n'umuntu wagutumira mu bukwe, ubu uri umunyabibazo. Nta n'umuntu wagutumira mu minsi mikuru, ubu uri umunyabibazo. Umuntu wese abo kwa runaka hatuye umunyabibazo. Iyo uhamagaye telefoni ugize ngo uhamagaye umuntu, aba yumva ko ari ibibazo ugiye kumushyira. Iyo umunyabibazo agize ngo yakopoje umuntu, nta nubwo bamenye yuko iwawe hari icyiza cyakuvamo, nta nubwo bamenye ko iwawe hari amakuru meza yakuvamo. Bazi yuko uhamagaye ari icyo, niyo mpamvu uhamagaye ntibakwitabe. Bakwitabe kandi bazi ko nta kintu cyakuvaho, nta kintu gihari cyo gutangaza. Ariko Yesu Kristo arambwiye ngo muri kano kanya akira ubuhanuzi n'ubwawe. Byuka enewa zinimano urabagirane, kuko umucyo wawe uje ukurasiye, utunguye abanzi bawe, ugatungura imbaraga zikurwanya, ugatungura ibyari byayaziritse amasezerano yawe. Mana, mu izina rya Kristo wa Nazareti, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware. Eliwa sini mandolayi, ngushimiye ko hari abo ubyukije, uvanye mu bibazo, uvanye mu gahinda,
uvanye mu burwayi, uvanye mu kuba bakiyahura. Iyo umuntu aryamye mu bibazo yaniyahura, yakikuraho ukuboko, biba byararangiye, nta cyizere aba agifite cyo kubaho. Ariko ijambo ryaravuze ngo byuka, ene wasinimo, uwari ubabaye nabyuke. Muri ubuhanuzi duhaye, ubuhanuzi duhaye, imisozi yariri imbere y'umuntu niyike abyuke. Umucyo ni umurasire, nabona icyo gutangaza, abona icyo abwira abantu, aba umunyamumaro mu buzima busanzwe, guhera mu itorero kuzamuka, aba umunyamumaro. Imbaraga zari zaragose abana b'Imana, imbaraga zari zaragose abera bose, imbaraga zari zaragose ababyeyi, imbaraga zari zaragose abagabo, imbaraga zari zaragose abakobwa, imbaraga zari zaragose abanyamasengesho. Turavuze ngo niziveho muri aya masengesho, mabyuke aho dayimoni yabaryamishije, amateka ahinduke. Urakoze Mana kubikoze mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Imana ibaha umugisha abari badukurikiye hano kuri gusengerwa. Ndagira ngo mararikire gukurikira igitaramo hano imbere kigiye kwica hano kuri gusengerwa cy'umuramyi muzi mwese ukunda kuramya cyane bita Kanuma, ubarizwa muri Azafu. Turabararikiye kurikira umuramyi mwiza cyane Imana iduhaye, ugiye kujya ubagezaho mu mwanya wo kuramya no guhimbaza, witwa Kanuma. Hanyuma muzajya mukunda kumukurikirana, mbahaye ikaze.